uyu mwana ari mu isoko murebe isoko turimo riruzi hasi wanditse ibiryo biruzi okay mani n'udushushu shushu ukuntu biba bimeze iyi ikaba ari salade ikoze tayari uhita ushyira ku inuzu rye ariko uzi ukuntu ibintu byoroshye wowe uyu muhungu ushasigaye yemera sinzi ikintu cyamubayeho dog ubu si ubwiyemezi burenze ubu ni ubu reba ariko rero ukuntu yigendesha murebe guys bro oya pe bino ntabwo nabireba bite Chazo bro. Am I really that much? And breaking these niggas down like a camel. You don't really know you. What up people? Welcome to the YouTube channel. Make sure to subscribe. Let's go, let's get it. We back again. Mwatuye abade. Abachi? Abade. 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 Turengo abade. Fungura dusohoke tugende baradufungira badufungira ibiryo byanyu shesto no munsi natubye ibintu bimwe none ifa tukavugiriza ku karubanda tugenzo kijaha muzazira mifu guys mumeze mutuskun twe tubakumbuye yewe mwihangane twarabuze ibintu byarakomeye ibintu ngo byarakomeye rero ukuntu bivuze neza wagira ngo byarakomeye hahandi twibuze neza ariko mwanya warabuze hari ukuntu neza dupanga oya reka tubabwize ukuri turapanga neza umwanya ukabura neza gutya kandi biri seriye so ntabwo bari kubona ariko bitangiye kwira bitinze nabirebye ndi muri office nsanga buri kwira saa 11 noneho ntabwo ari saa 10 winter irimo iragenda ishira oya spring twayigeze ngiye bunatangiye kwambara nko muri spring mara birandambiye kwambara bino bikote pe heba akugonga habe n'inyoni itamba mu muhanda se kino gihugu baradufungira shesto umusirikare uri kwimarira zabuka uno munsi ntabwo tuyijyamo ngo none se le peuple mumeze mutana noneho igifaransa uratangiye kuvuga ni icyayi urifashe uvuga le peuple kuva ryari le peuple ntabwo ari aba people man c'est people mu gifaransa ni les gens le peuple les gens les personnes personne ni umuntu man nyine les personnels ese no ese igifaransa ni ukumenya ibibazo ubuse peuple ibibazo so guys isoko tugiye kurigeramo akuntu biratangajwe n'abantu bitabana ku isoko hari umuntu wendaga kuzatwica umukunzi wacu ati mana we munsi ibyo tugiye kurya some lazy food sanjye noneho nzi icyo ngiye kurya uramuka utanindije reba yewe uyu muhungu ushasigaye yemera sinzi ikintu cyamubayeho dog ubu si ubwiyemezi burenze ubu ni ubu reba ariko rero ukuntu yigendesha murebe guys bro oya pe bino ntabwo nabireba ibiryo byanjye biyari ugiye kurya bino ngenzi icyo ndi burya ukambereke guys ngiye kurya soso zanjye ziri ntumbwiye ko bazimaze shesto naki yewe we shesto yala bazuke kuri promosiyo se ndabahona
guys, zino sosiso grew up on me. Zikunda kubi, zimeze zipfa kujya kumera nk'izo mu Rwanda, ariko zirahenda 10 nangahe. Strips zanjye nizi. Ese ibi biri kugura ngahe? Ibi kugura nka 13 mwana. 13. ngo biriho no kurusha na KFC none. Kwiyo mutipe yawe. Ibi ngibi? Kurusha KFC shagiye gutuma. Ese sosiso zanjye. Kandi ibyo biba biri hafi nyine. Epfo? Wapi? Kuruta KFC ntabwo iri hafi man. Bino baba bashyize muri ibyo byose ni kimwe n'ijyanke. ahubwo nibagiwe ukuntu urabona byose byitwa kimwe. Nesa yavuze ko byitwa gute? Nyine yanyeretse gutya ndibuka ko ari yemi chicken strips, ariko hari ubwoko shesto ndumva zishatse we ngo zigura ngo 10 nangahe. 13 mubazi yewe wanyeretse uretse ndebe nyine yabisaba ngo ugure ibintu byinshi. Kume niyo mpamvu bidakora. Bisaba ngo ugure ibintu byinshi kugira ngo ubu nawe bisaba ko biba 20 40. Nese ndarya akantu kamwe gusa sha urabona mu ngiye naguze byose. Dore uze some strips cyabino inago ni spicy everything. Cyo cyane bwe ukuntu babiprepara muraje mubibone soon. Babiprepara twe tugiye guteka. Ntabwo tugiye guteka ariko nese ibintu guys. Ako nyene akantu k'agasupu. Agasupu ko Let me leave. Ibintu by'isupu iyo bijemo. Nese shesto ni iki kintu nge nafata? Iki se? Iki ni igiki? Ni hot dog. Aha, migati no. Nanga imigati guys. Ndayanga. Salade? Guys. Biriya bintu bro narabiguze ask me nabimenye ubuta yo nyine ni ibintu bavanga noneho the sauce salade. Ako hari ibyo mutipe korana yigeze kurya numva yaryoshye. Hano harimo ikiso ibirayi. Nta kintu mwijeje. Ibirayi ni harimo ibirayi, karoti hamwe n'intuza n'amagi n'udushushu ukuntu biba bimeze. Iyi ikaba ari salade ikoze tayari uhita ushyira ku inuza urya. Ariko uzi ukuntu ibintu byoroshye wowe. Ndumva yewe. Hano harimo amafi. Ese twaje kwanga amafi rya bibeshye ufite ibibazo. Niho ugiye kubigura njye hari ibyo nakubwiye ngo ugure muzamo unyumvira mbwira ikindi kintu nguraye kimwe. Nyine simbizi. Nabuze ikintu ngura. Harimo arambaza kandi ari mu isokora. Nyine cyamake njye singibi nyine hano. Cyangwa ugure zino uracyafite wrap. Gura nyine zino nyama zizingiye muri wrap. Gushyushya rap kandi sinshaka kujya dore zizi urazirya zidashyushye. Mbese turazishyira ku ipanu, sinshaka ibintu by'ipanu, sinshaka ibintu by'imiriro ku ntuza. Wazishyira muri ntuza muri oven cyangwa zino nyama ukazishyira muri ntuza muri micro-onde. Ubundi nyama uri kuvuga ni izo ngizo za gyros. Gyros zari zona sateze ziri kuri pro. Birasa kure ebyiri. Ni kebab. Ni nkeye. Nyine tubaye dukina tuguze naturiye rimwe. Nese nguri iki kintu bari kutwirukana barafunga. Nyine ushaka ibyo ugura. Nagura iki ngaho? Ahubwo dufate neza. Nese shesto ntabwo nzi yewe byanjye byabaye salade n'inyama nkaba ndi indyo yuzuye. Si indyo yuzuye arataburiye.
uyu mwana ari mu isoko murebe isoko turimo riruzuye hasi wanditse ibiryo biruzuye. Okay mani urumva ukuntu bari guhamagara. Okay ikindi kintu kimwe bro kanzani umugore ariyahura. Fata ikintu cya fasita mani cyangwa ufate pierogi. Hano ariko haba hari utuntu twa poromosiyo ushobora kurya diregiti. Kano kantu gasa oranje wari ubizi poromosiyo ziba zagiye hanze biba bisaba ngo uzibiri hari ubiriye ariko ko adawayizi wapfa. Guys uyu mwana rero ari so indecisive ntabwo ashobora kudesida. Tumaze amasaha 5 hano nta okay sinjyabona tuvuye hano. Singe mu twaka ibiryo bya mfite tsi yanjye. Guys noneho yiranje ibirenze ngiye umuntu ayigera akahita akomeza itukomeze ni mu bintu by'ibinywaje ibinywaje uko kiri kwiruka iki ngiki ese nkawe kuko. guys nari ngiye nishyuye so tukaba turenje guhaha. dore wa muhungu nari mbese ko turi buhahe ibintu byinshi. Guys, twari twenyine turi mu muhanda wose. Can you believe? Can you? Reba rero ntangiye kujya njya muri gym. Reba nawe igihe nazamba ntahiye. Mvuye ku kazi. Uzi ibintu nabivamo. Uramwumva excuse arimo arashaka excuse. Ntabwo ari excuse shesto. Nyine reba mvuye mu kazi ukuntu tuba tunaniwe. Guys, tugeze iwacu mu kanya murabona ibintu tugiye kurya. Okay guys ibiryo biri ready ni ifuru niyo bigira nyine tubishyushye just iminota mike cyane ikaba irahiye. Umuriro uri kwaka Minota 15 abantu muri comment bita bavuga ngo ubu maje gusonga ubuga bro biterwa n'iminota 5 biterwa n'ibyo ushaka igihe nyine umuntu ayishakira utuntu nk'utu nta bintu byo kujya gukora. I can't wait to eat. Okay guys tumaje kwarura nyango no mwabona ukuntu bimeze ato wabanje ukamera. Guys kuki nashyira amasaro mu hano ariko ngiye mu bino nuza bwiki no ibyo ni wowe kumbe oya birahumura neza ahubwo reka twumve ukuntu bimeze. Ese kumva yego ko wanze kubigura yeah. Okay yari ikika ubwo giye kubirisha ni salade nyine ariko uyu mwana yagize umuzungu ngufu mbese nyine abashaka nyine kwa kundi abazungu barya. twe turi ahantu twe turya kinyarwanda bro gisoda icyo ubonye hafi nicyo urya hanyuma hagakurikira iki kumara yanjye reba hasi hose hahita hanjye ukuntu bashyiraho doza se shesto. Yes hari ketchup nakubwiye ko nshaka
hakura arwaye njye nta ketchup nshaka byarangije kujyaho nzi ko utabimbwiye. uba niciye kiri Guys, ibiryo rero tutatestinze ngo shabiguye ku nkweto yanjye. umwana iyo afite inzara akora ibintu buhubutsi buhumye umbwira ukuntu atari iby'abanebwe. Muri kubibona ariko ibiryo by'abanebwe si tuvuye hariya hepfo mutureba uvuze ndugiye kurya uvuze umuntu yatabona umwanya wo gukora ibindi bintu ibiryo by'abanebwe ariko ntabwo bose nitureye junk kuko food nta mwanya dufite ntabwo ari junk food akizi ntabwo ntabwo ari izo. So guys reka tu testing mwumve ukuntu bimeze testing a bite. Cyaze bro abantu sinzi ibintu murya umutipe waturangiye wani nuwahe njoma dukorane wamubise iyi map bro nawazi kumva ibintu biryoshye ukuntu biryoshye nibyo waberega baba babizi biraryoshye pe kandi atari ibintu byo mbona bo biraryoshye ubuzima bwongera bwa KFC never ntanemera kose KFC twavuyeho naka KFC nta muntu ukirya KFC guys iri tenda iri crispy ariko irashyushye we se wari cut mbaga ego yakose guys twakonzaho n'agasade c'est la vie c'est la vie rero nizanye kujya ubwira abantu barata guys thank you for watching and mushaka ibiryo byanebwe drop a comment subscribe guys what is wrong with you mukore subscribe sibyo dore tubakubita indi ntuzi bro uzi ibintu ako ntago bazi ibintu bigiye kuza tubatera amatsiko ku boro umusonje mwishwe muguma aho ngaho muzabibona. Actually guys soon itabaho tumaze iminsi dukira ibintu ku murongo ndabizi abantu bibaza saba barekeye gukora bimeze bro wapi niyo mpamvu umuntu turi kurya ibiryo byanebwe nuko turi maze iminsi turi busy urabona niyo mpamvu ukora subscribe ukareba ibintu bigiye kuza. Actually kubwira abantu ngo bakore subscribe nta bintu turi gushyira actually ukora muzayibona batayikora bazayibona bate bakore subscribe utakora subscribe uri muzaye sinzi ntabwo turi kuvugana n'abantu ntabwo tuguye ibiryo byanebwe. So guys ariko kumbakunda mujye muri Simba amata 2000 zino balls ziri chicken strips za meteya ntabwo zirimo iza polone nzimwe ngo barya za polone izi ni izo ziryoshye. So guys mwakoze kwa natwe ku bantu rwose muba mudafite umwanya atari uko mwagize ikinebwe cyo guteka ahubwo nuko nta mwanya uhari mujye mwita mwisana vuba mwite mujya ku gake gake cepe akiya mungu rwose yego yakase mwana jana bye welcome napo bye. Am I really that much? And breaking these niggas down like a camera. You don't really know you.